gare ziteganywa mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse zino mu igenamigambi ry'igihe kirambye cy'umujyi wa Kigali mu rwego rwo koroshya ubwikorezi n'imigenderanire mu mujyi wa Kigali ndetse n'izindi ntara z'igihugu. Dufite gare ya Nyabugogo. Murabizi ko gare ya Nyabugogo ni terminus y'abantu baturuka mu ntara hafi ya zose z'igihugu, ariko cyane cyane abaturuka mu ntara y'Amajyepfo, intara y'Uburengerazuba n'intara y'Amajyaruguru. Bishatse kuvuga ngo gare ya Nyabugogo ni gare ifite umwihariko ndetse ni na gare turi gushakira ubungubu uburyo kugira ngo izatangire kubakwa. Bari twatangiye negotiation na World Bank imbanziriza mushinga cyangwa se concept note ubire muri Minecopine turi gukora follow kugira ngo bikomeze kuko World Bank yikomitinga ko twagira partnership mu kubaka iriya gare. Hanyuma mu rwego rwo kudekongeza CBD Central Business District ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe byo mu mujyi bijya bibamo umubyigano w'abantu babaza mu mujyi rwagati, turateganya ko uko igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali giteganya hazubakwa gare i Gahanga, hakubakwa na Gahanga Rusororo. Buriya gare tuyifata nk'igikorwa ikatari project, umushinga ukurura ibindi bikorwa remezo by'ibanze. Bishatse kuvuga ngo igihe tuzaba twubatse gare i Rusororo, abantu baturukaga mu ntara y'Iburasirazuba bazi Kigali baje mu mujyi rwagati, hari ibyo bazashobora kubona muri kiriya gice cyo mu burasirazuba bw'umujyi uva mu gice cya Rusororo na Masaka, bityo bikagabanya yuko bashobora kugera mu mujyi rwagati. Ni kimwe n'abantu bazaba baturuka n'ubundi mu bice bya Bugesera, mu bice bya za Ngoma, nibaza nabo hari ibyo bashakaga mu mujyi rwagati bakabibona Gahanga, bizajya biba bigabanyije urujya n'uruza rw'abantu bashobora kujya mu mujyi rwagati. Iyo ni imishinga migari tuzashyira mu bikorwa bitewe n'uburyo tuzaba tubona amafaranga, ariko nanone bishingiye no ku bwiyongere bw'ibindi bikorwa remezo ndetse n'abaturage, kuko uyu munsi dufite hafi miliyoni imwe n'ibihumbi 600 batuye umujyi wa Kigali, kandi igishushanyo mbonera inyigo z'igenamigambi mu gihe kirambye kereka yuko muri 2040 na 2050 abatuye umujyi wa Kigali bazaba bagera hafi kuri 3,800,000. Icyo uteganya mu bigendanye n'ubwikorezi mu mujyi wa Kigali ni uko hazubakwa za BRT, Fast Rapid Transit, zikaba ari imodoka zitwara abantu ziri muri continuity, ni ukuvuga ngo zihagarara kuri station hajyamo abantu havamo abantu zigakomeza gutyo. Ni ukuvuga ngo mu mujyi rwagati usanga ari bwo buryo buhamye bwo gufasha mu rujya n'uruza rw'abantu.